Nongeye kubasuhuza mwese abaduteze amatwi n'abadukurikirana kuri The Empowered Record TV Rwanda. Nitwa Eric Niyitegeka, abenshi muze kumenyeraho na Eric Pro. Abantu benshi badusabye kubabwira uburyo wa recordinga piano ariko mu buryo bwa live cyangwa uburyo ya recordinga live. Mfashe uyu mwanya kugira ngo mbikore, ariko mbere na mbere reka nshimire Director Darren Pro urimo kudufasha ku buhanga bw'ibyuma. Hanyuma turaza kwifashisha piano ya MIDI keyboard, twifashishe piano isanzwe ikoreshwa mu gucuranga na mikrofone birumvikana. Hano dufite umwanya umwe icyo twita track, noneho aho ijwi rituruka riza mu kuri sound card dufite ko ari input ya mbere. Aha dufiteho iyi mikrofone ndimo nkoresha afata iri jwi, aya magambo ndimo kuvuga. Hanyuma umwanya wa kabiri audio 2 cyangwa track ya kabiri dufiteho input ya kabiri, ni umwanya wa kabiri kuri sound card. Hanyuma track ya gatatu dufiteho piano software instrument isanzwe iriho iyi piano icometse kuri computer. Iyo ushaka kurikodinga ijwi rya live rya piano biroroshye, ufata umugozi uva muri piano ukawushyira kuri sound card, noneho icyo gihe ibyo ukoze muri piano bihita biza muri computer nkaho birimo kuba live. Ni mu gihe kuri codinga software instrument nibyo ni ibisanzwe, ijwi urihindurira muri computer nk'ibisanzwe hanyuma ugacuranga. Twatekereje ko ari byiza ko amasomo azajya afata igihe gitoya kugira ngo abantu bose babashe kuyaccessinga. Niyo mpamvu iri turisoreje aha. Nitwa Eric Niyitegeka, ndabashimiye, murakoze.